uyu munsi nashimye abaririmbyi bose, indirimbo zose zagendaga zigusha ahantu hamwe ngo urukundo rw'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko reka mbanze mbwire Quelle Joie, iyo mwambaye iyo myambaro ndabakunda kurusha. Impamvu bakunda ndibuka cyagiye urimo kuronshinga cye kushoze ubwo nyine Odeta yamfasha n'ubizi mwari mwambaye, turibuka na Fisto arimo. Ndagira ngo mbabwire ngo Fisto ubungubu ameze neza muri Canada, nimwakire intashyo ze, kandi ndashima Imana yuko mwamureze. Haleluya. Kuko ndamwibuka ari gatoya akurira muri Quelle Joie, ndetse ubungubu naho ari muri Canada, Ottawa, ajya abwira ngo bamwita pasiteri kubera urukundo rw'Imana. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Munyemereye rero navanamo aka kantu nkagashyira ku ruhande, ariko ndagerageza kutabegera kugira ngo tuganire ku ijambo Imana yashyize ku mutima uyu munsi. Imana ni igitangaza. Imana ni igitangaza. Bambwiye yuko uyu munsi muri ano masaha ko ari ngewe uzagira uwo mugisha wo kuvuga ijambo ry'Imana. Ndababwiye narashakishije numva ndi empty, numva rwose nta inspiration. Ariko ku cyumweru gishize twari dufite amasengesho kuva saa 9, maze dutangiye nabaye nka wa mwana abandi barimo gusenga, niho Imana yangendereye. Noneho impa ijambo ngo ndashaka kubabwira ngo urukundo ruhoraho. Ngo Imana yabakunze urukundo ruhoraho, ngo nicyo cyatumye bakuriza ineza ikabiyegereza. Haleluya. Maze impa n'ibice, ndababwira ukuri, ndamanya n'Umwuka Wera. Kiriya gice, igitabo cya mbere cya Yohana, uko nacyanditse niko na kanoni ambwira ibice byo gusoma uyu munsi, niko cyaje. Ndavuga nti mbonye confirmation. Imana idahana umugisha. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Nashimye ishimwe nubwo tuvuga urukundo rw'Imana, ariko nashimye karaga korasi kabo bahereyeho bavuga bati abazaba batsinze urugamba bazabana na Yesu. Abazaba batsinze urugamba. Turaza kuvuga ku buryo rurambuye ku rukundo rw'Imana, turaza kuvuga ku buryo rurambuye ku mbabazi z'Imana, ariko hari icyo dusabwa, ni ugutsinda urugamba, ni ukugenda neza muri runo rugendo, maze tukazabana na Yesu. Imana ikazaduhanagura amarira cyagiye ngo tuzaba tugezeyo twibuka bya bindi byashize, twibuka ya miruho, ariko ngo amarira turi ubungubu ngo hazaba igihe cyo guhanagurwa amarira n'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana iduhana umugisha bene data. Elohim, iriya ndirimbo y'183 ni indirimbo ifitanye iteka cyangwa se amateka nayo. Ndagira ngo munyemerere umuririmbe kiriya gice cya 2 n'icya 3 twihuse, ndababwira impamvu. Ariko wenda kugira ngo tunacunguze uburyo mwete baza rimwe, umudamu wanjye arambera umuhamya, narigiye kuvuga ngo arambera umugabo, ariko nabyo arambera temwa. Hari igihe umuntu aryama ukagira ibihe byiza n'Imana. Ino ndirimbo nayiririmbye nsinziriye, mva ku gice cya mbere ngeza ku cya nyuma, kandi ubundi ntari nyizi. Uyu munsi rero wene Elohim yayiririmbye, numva nayo irimo irajyana na rwa rukundo rw'Imana. Kuko niba dufite ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru, si uko twabaye beza, si uko twabaye intungane, ahubwo nuko hari Imana yadukunze. Haleluya. Umwanya n'uwanyu, igice cya 2 n'icya 3. Imana iduhana umugisha bene data.
uyu munsi nk'uko yabivuze nitwa Manase Twahirwa, ubundi nkaba mbana n'umujene wanjye witwa Sorina, tukaba dufite umuhungu uri muri Canada n'uwo mukobwa urwaye, kandi turashima Imana. Amen. Turashima Imana ku bwanyu, turashima Imana ku bwa paruwasi yacu, turashima Imana yuko yaduhamagaye kandi ikaduha n'uwo mutima. Amen. Umutima wo kwitaba, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abahamagawe ni benshi ariko ngo abitabye ni bakeya. Hanze hano hari ibintu byinshi, hari ibigusha byinshi, ariko ngo abazatsinda urwo rugamba ngo nibo bazabana na Yesu. Uyu munsi rero turaganira kuri iryo jambo ryerekeranye n'urukundo rw'Imana. Indirimbo yavuze iya mbere ngo y'Ijana-na-50 nayo irajyana muri ayo magambo, urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana turarutindaho, ariko cyane cyane turaza no gusoreza ngo urukundo rw'Imana. Pawulo yaravuze se ati niba hari urukundo rw'Imana, tugume dukora ibyaha kugira ngo urukundo rw'Imana rusaze? Aravuga ati oya, ati nibikabe. Izo mpamvu turahera muri kiriya gice cya mbere twasomewe, aho tuza kubona urukundo rw'Imana. Imana yakunze Abisirayeli, ari narwo natwe yadukunze, ariko tukavuga ngo niba tuvuga ngo turi abana b'Imana, hari icyo natwe dusaba. Ndashima rero Imana ku bwanyu, reka ntatinze kwako ndabizi iminota ya cacuwade ni buriya aba yayibaze. Ibice ibadusomeye ni bigufiya, turabinyuramo nanone. Igice cya mbere twasomye kuri Yeremiya, igice cya 31, duhera ku murongo wa 31, aho Imana ivuga iti, Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza, ni mu bihe biri imbere, ariko turaza no kwibuka ibihe byashize by'Abisirayeli, ngo nzasezerana isezerano rishya, kuko hari isezerano rishaje ryabayeho rikagira ikibazo. Ngo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, ridakurikije isezerano nasezeranye n'abasekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe, nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye. Iyo ni Imana ibabaye, niko Uwiteka avuga. Ariko akavuga ngo ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, ngo niko Uwiteka avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, ngo kandi mu mitima yabo niho nzayandika, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nimumpere Imana icyubahiro bene data. Ngo izashyira amategeko yayo, ntabwo tuzongera kujya kuyiga, ntabwo tuzongera kujya kuyashaka, ahubwo iyo uri muri Kristo Yesu. Haleluya. Njye mbwira abantu ni ubu ngubu niba mvuga nti ntabwo nakwiba, ntawe ari uko mbona ibintu hanze bya wenda bya nkuru. Niba mvuga nti ntabwo nakora iki, ntabwo ari uko ibyo bintu iki byose cyangwa se bone ntinyamategeko, ahubwo nuko hari iki Imana yashyizemo. Haleluya. Yashyizemo ya mategeko yayo, kuko nabaye cyaremwe gishya kubw'urukundo rw'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, n'umuntu wese uwo bava indimwe ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya, uhereye kuworoheje hanyuma y'abandi ukageza kukomeye kurusha bose. Nuko Uwiteka avuga, kuko nzabababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Iyo tugiye
hano kino gice cya 31 gitangira niho nza no kuvana iryo jambo Imana yampaye ngo nukuri nagukunze urukundo ruhoraho, ngo nicyo cyatumye ngukuruzi neza nkakwiyegereza. Amen. Reka dusubire inyuma ho gatoya twibaze cyangwa se tuganire impamvu ivuga ngo nzagirana nabo isezerano rishya. Murazi neza iyo tuvuga Imana twizeye turavuga Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, sibyo? Ndagira ngo tugendane. Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Rya sezerano Imana yasezeranyije Abrahamu ikongera ikarishimangira muri Isaka ndetse ikarishimangira no muri Yakobo, cyane cyane ryaravugaga ngo nzabaha igihugu cyanyu. Ariko kubera ko ubwoko bw'Imana bwagiye rimwe bwabaye intungane, ubundi bwakoze ibingibi, bwagiye buhura n'ibibazo byinshi, kuko nubwo tuvuga urukundo rw'Imana ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo uwo nkunda ndamuhana, nkamucyaha nkamuhana. Isezerano rero Imana yari yarasezeranyije Abisirayeli icyo gihe nibwo bwari ubwoko buri imbere, ryari uko izabaha cya gihugu ngo kikava, cyari igihugu kigari cyane, kikava kuri za Iraq simbizi maze kikagera aho ubungubu Isirayeli iri. Ibyo ngibyo tubibona mu itangiriro igice cya 15, ntabwo tujya kwasoma, ariko icyo nshaka kuvuga ngo hano irimo irabibutsa ngo ndimo ndabaha irindi sezerano rishyashya, kubera ko rya rindi mwarikandagiye, kubera ko rya rindi Abisirayeli ubwoko nari natoranyije bwarivuyemo. Nyuma uko byagenze nahangaha bone turimo kugana, Imana yararakaye ibahagurukiriza ibihugu by'ibituranyi, Abashuri n'abaki bose baraza barasenya, basenya Yerusalemu, barabanza bakubita Isirayeli bwa bwami bwa ruguru, ibamujyana ari imbohe cyangwa se abanyage. Nyuma yaho bone haza no n'izindi ngabo zisenya Yerusalemu yose, ngo abarokotse nibo bagiye bajya mu bunyage i Babyloni, ubungubu ni muri Iraq. Bageze rero muri Iraq, Imana yari yabwiye ngo kubera ko mwavuye mu isezerano ryanjye ndabahana, kandi nzabahana muzamarayo imyaka 70 yose. Ariko turabizi yuko hanze hano hari abahanuzi baba bishakira indonyi, hakaza abandi bakabwira ngo ariko ngo nono Imana yacu iradukunda, ngo ahubwo nimwitegure ngo ejo bundi tuzataha. Yeremiya niwe atangiye kubahanurira mu gice cya 29, abahanura ngo imyaka 70 yanditse Imana yavuze ngo nishira ngo niho muzataha. Ribaza rero ni nka cya gihe hari igihe ujya gusenga Imana ikakubwira ati mwana wanjye ndagukunda, ariko waburaye. Ariko kubera kugihumeka hari impamvu yo gushima Imana bene data. Haleluya. Hari impamvu yo gushima Imana. Nuvuga ngo rwa rukundo ruracyariho ko n'ubundi nirwo rugutunze, ni ku rukundo rw'Imana. Noneho rero Yeremiya arabaharunira mu gice cya 29 ndetse na 30. Noneho ageze mu gice cya 31, Abisirayeli ubwo nyine bari bameze nk'abo ngabo, bavuga ati se ya Mana yacu, ya Mana yari ikomeye, ya Mana yashoboraga byose, noneho ubwo yarananiwe. Ariko niho yabonye ari amagambo ngo kuko nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo mpamvu nagukuruje ineza nkakwiyegereza. Tekereza uko nakuvanye muri Egiputa, nkakwambutsa inyanja itukura ukahanyura nta n'icyondo kirimo gifata ku birenge, nkakuneshereza za ngabo zose warwanye nabyo kugira ngo winjire i Kanani. Ariko waza wageramo
ukongera ugapfukamira ibigirwamana byabo, ukongera ukifatanya nawe. Nizo mpamvu naguhannye, ariko urukundo rwanjye ruracyariho. Haleluya. Iyo ntekereje njya ndeba, simbizi, nta nubwo ngira ngo navuga iby'abandi, ariko buri muntu wese natekereje aho yamuvanye. Kwa kundi kuri akana gatoya, njyewe ndeka mbabwire story yanjye, ishima Imana cyane kuko n'Imana igira neza. Bavuga ni Imana y'urukundo. Ndibuka kera nkiri mutoya, kuko ubwo nyine ntuye mu mujyi, ndashima Imana cyane, ariko navuye ahantu bita mu cyaro, ahantu bita Muhura. Nabonaga ari heza kuko hari amaduka ibiki byose, ariko hari mu cyaro. Rimwe mama ajya gukura ibijumba, imvura yari ihise, hakonje. None ubwo nyine ubwo nari nyiranga akana gatoya, ariko tunafite akandi kana gatoya kundusha muri murumuna wanjye. Noneho asasa ahantu, ashyiraho utwatsi, ashyiraho ingobyi. None ubwo nyine amakana karumuna kanjye ndagakikira, nicaye ndimutekereze meze gutya, akana gatoya gutyo gakikira kandi. Ngiye kureba muri twatsi, mbona inzoka nayo irimo irashaka kwinjira munsi yanjye, ishaka hashyushye kuko hanze hari hakonje, imvura yari ihise. Iyo ntekereje aho hantu Imana yamvaye, iyo nzoka ikaba itarandiye, ndavuga ngo Imana yankunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye inyekereza. Ubu ngubu nkaba nyivugira haleluya Mana, nkavuga gukomera kwayo, navuga ineza yacyo. Ibyo akunga ko ni gatoya, ariko nanyuje muri byinshi. Nawe rero tekereza aho yakuvanye ukiri mutoya, uje muri Kigali wenda ari ubwa mbere, waza wenda ukaza utanafite aho ucumbika, cyangwa se ukaburara, cyangwa se ukajya gute, ariko ya Mana yakubaye hafi. Haleluya. Niyo uyu munsi kubwira ngo nagukunze urukundo ruhoraho, nkagukuruza neza, nkakunyuza muri bya bindi byose. Ubu ngubu ukaba uri umugabo, ubu ngubu ukaba uri umuririmbyi, ubu ngubu ukaba uvuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Nimumpere Imana ikibaniro bene data. Ndababwira urukundo rw'Imana n'urukundo ruhoraho iteka ryose. Hano rero iyo ugarutse ku Bisirayeli, nabo irimo irabibutsa bya bindi bya kera, ikababwira ngo ibyo ari byo byose, ibyo munyuramo byose, nimwibuke aho nabavanye, nimwibuke rwa rukundo rwanjye rwa mbere. Kandi kubera ko urukundo rwanjye ruhoraho iteka ryose, nubwo mwangomeye, nubwo mwifatanyije n'ibigirwamana by'abanyamahanga, nubwo mwakoze bibi byose, ariko nzongera nkubake. Ngo kandi uzaba wubakize. Haleluya. Ngo nzongera nkubake. Hano noneho ikabwira ngo cyane cyane ahubwo noneho ngiye kugira irindi sezerano, rya rindi nagiranye na ba sogokuruza Aburahamu na Isaka na Yakobo, mwararikandagiye, ariko kubera ko ndi Imana igira neza, kubera ko ndi umutunzi w'imbabazi. Haleluya. Haleluya Mana. Ndacyabakunda kuko mu bwoko bwanjye. Haleluya Mana. None ikababwira ngo hariya ku murongo wa 33 ngo ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, ni kubiteka avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, ndetse ngo mu mitima yabo ngo niho nzayandika, kandi ngo nzababera Imana, nabo bazambera ubwoko. Iryo ni isezerano rikomeye bene data. Iryo ni isezerano rikomeye. Tukavuga ngo dufite Imana ishobora byose, dufite Imana ikiranuka, ariko cyane cyane dufite Imana y'urukundo. Ni Imana itugirira neza, ni Imana ituhera ubuntu. Ntabwo nzi aho wanyuze, ntabwo nzi ibyo waciyemo, ariko Imana irabizi kandi nawe urabizi. Tekereza urwo rukundo, maze wongere uvuge uti warakoze Imana ishimwe cyane. N'Abisirayeli rero irimo irabaha iryo sezerano, ariko iryo sezerano turibona cyane mu rukundo rw'Imana ngo ruboneka muri Yesu Kristo umwami Imana. Icyo gihe ibaragarutse, ibava mu bunyage, maze ibaguma
bagumana n'Imana, ariko byabaye ngombwa yuko kubera ko nanone bagumye kwifatanya n'abanyabyaha, kwifatanya n'andi mahanga, ngo inama yarateranye mu ijuru, none iravuga ngo reka turebe uwajya gucungura isi. Haleluya, cyane cyane ubwo ni rwa rukundo rw'Imana ruhoraho. Dawudi yararwanditse avuga ngo nimushime Uwiteka ko ari mwiza, ngo kubera ko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Haleluya, kubera ko ifite urukundo ruhoraho. Noneho yarebye ati abantu b'Abisirayeli narabakunze, nabanye nabo, nabakoreye ibitangaza bikomeye, ariko baracyari kwa kundi. Kandi hari n'abandi hirya no hino nabo bakeneye kuza muri izo mbabazi z'Imana, kuza muri urwo rukundo rw'Imana. Ngo Imana ikora inama iraba, inama iraterana mu ijuru. Noneho ubu baribaza se ninde ugiye gucungura isi? Haleluya, amen. Aho ngaho niho umwami wacu Yesu Kristo yavuze ati nubwo nzi ko bikomeye, ariko ndamanutse kugira ngo ndongere mbaronke, nongere mbahuze, nongere mbunge n'Imana Data twese horaho. Amen. Nicyo dusoma ngo kuko yakunze abari mu isi cyane. Haleluya, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Abaririmbyi ndabakunda, nibo bajya bavuga ngo yafashe imigisha yose yo ku isi, yafashe ibyiza byose byo mu isi, maze ibishyira muri Yesu Kristo kugira ngo noneho aze adupfire, atubere impongano y'ibyaha byacu. Noneho ngo uzamwizera wese, haleluya, azabe agiye muri bwa bwiza bw'Imana, azabe yongeye kunga ubwiza n'Imana. Tubisoma cyane cyane hariya muri Yohana igice cya mbere, aho dusanga ngo yaje mu bye, ariko abe ntibamwemeye. Ngo ariko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye kuba abana b'Imana. Ngabo ntibabyawe ku bushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Nizo mpamvu iyo turi muri Kristo Yesu tuba turi ibyaremwe bishya. Haleluya, amen. Niba waretse bya bindi byose ukaza ino apremidi hano, nta bagukiza hagahato, nuko hari icyo wumva, hari relation ushaka kugirana n'Imana. Ndakwifuriza ngo wibuke, uzirikane rwa rukundo rw'Imana, wibuke aho yakuvanye, wibuke ibyo yakunyurijemo byose, wongere uvuge Imana ngo ibyo byose nzakunambaho. Haleluya, nimureke tuyinambeho. Noneho iyo ukomeze uyu munsi, ndashaka gusa no wihuta. Noneho iyo urebye igice cya kabiri twasomewe, niho nshaka no kurangiriza. Niho dusoma ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data twese yadukunze, ngo rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Haleluya, ngubu turi abana b'Imana. Twabyawe n'abantu kubw'umubiri, ariko kubera ko turi muri rwa rukundo rw'Imana, kubera ko yadukunze urukundo ruhoraho, ubu ngubu turi ibyaremwe bishya, kwa ko hari uwo twemeye. Ngo abamwemeye bakizera izina rye yabahaye kuba abana b'Imana. Pawulo yandikira Abakorinto niwe uvuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Iyo umuntu ari mu Mana, ari muri urwo rukundo, ntabwo uba ukigendera kuri ya mategeko ya kera, ahubwo ugendera kwa kundi uba warabaye mushya. Haleluya, niho Imana ibwira Abisirayeli ngo ariko ayo mategeko yayandi nahaye kuri Mose bone ku bisate by'amabuye, noneho nzayandika mu mutima wawe, maze niba uvuga ndi umukirisitu, niba nasambana suko ntinya amategeko, ahubwo nuko numva ari icyaha, Imana iravuga ngo icyo cyaha ndacyanze. Niba ndi umukirisitu, niba ndi umwana w'Imana, ntabwo najya kujya kwiba ibya mugenzi wanjye, kuko nawe arabikeneye. Kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo
icyo utifuza yuko undi akugirira nawe were kukimugirira. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Naho ngaho ubone tugomba kumva ngo ntabwo tukigengwa na ya mategeko, kuko iyo uri mu Mana, iyo uri mu gakiza, amategeko aba ari mu nda yawe, uyatekerezaho amanywa na nijoro. Muribuke Imana irimo itoranya Yosuwa ngo asimbure Mose, yamuhaye igitabo. Imana iramubwira ngo Yosuwa mwana wanjye, ndashaka yuko ibiri muri icyo gitabo ubisoma ukabizirikana amanywa na nijoro, ngo kuko ngo nugendera muri ibyo ngibyo ngo niwe uzabona umugisha, kandi ubyandike ku nkingi z'imitima yawe. N'Abisirayeli rero natwe turavuga ngo ntabwo tukiri muri ya mategeko ya kera, ahubwo niba turi muri Kristo Yesu, niba turi ibyaremwe bishyashya, ubwo ni ukuvuga ngo amategeko ntabwo tukiyigishwa, ntabwo tugomba kujya kwiga ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ahubwo umwuka wera atubamo. Haleluya, haleluya. Umwuka wera atubamo niwe utwigisha, niwe utuyobora. Icyampa umwuka wera akamanukira muri twese, maze akatubera umugenga, akatubera umuyobozi. Imana ishimwe cyane. Yohana rero arandika ngo nimerebe urukundo uruhebuje Data twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Ahangaha ndagira ngo tuhatindeho. Tito yarabyanditse cyane, kuko natwe buriya tumeze nk'Abisirayeli. Aho twavuye ntabwo ngira ngo bone ari byiza kwavuga byose, ariko nzi neza yuko tutavuye heza. Tito arandika ngo kandi natwe kera twari nk'abo ngabo, ngo twangana, dutukana, ngo ariko kugira neza kw'Imana kubonetse. Haleluya, iradukiza, kandi atari uko twabaye ibitangaza cyangwa se twatanze iki, ahubwo kubera ko ari Imana igira neza, kubera ko ari Imana y'urukundo ruhoraho, kubera ko ari Imana iduhera ubuntu. Imana yacu habwa icyubahiro. Ndi imbere yanyu mbabwira ngo ibyo ari byo byose, hari Imana nyamana, hari Imana ibakunda, hari Imana igira neza. Arandika Tito igice cya 3 ngo kuko natwe kera twari abapfapfa tutumvira. Ndagira ngo buri muntu wese atekereze ibyo yanyuzemo, ubupfapfa yanyuzemo. Abagabo ubwo nabo tukagira ibyacu, abamama nabo bakagira ibyabo, urubyiruko namwe mukagira ibyanyu. Ariko ngo kuko natwe kera twari abapfapfa tutumvira, kandi tuyabagurika, turi mu bubata bw'irari ribi n'ibinezeza bitari bimwe, ngo duhora tugira igomwa n'ishyari, ngo turi abo kwangwa urunuka, ndetse natwe twangana. Ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse, iradukiza itabiterewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo, ngo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no kuhindurwa bashya n'umwuka wera. Amen, amen. Ngaho urukundo, ngurwo urukundo rw'Imana, ngurwo urukundo nifuza yuko umuntu wese uyu munsi yakongera akarutekereza. Wenda hari igihe tuba twaburaye, hari igihe biba byabaye ukundi, ariko ndagira ngo mbabwire bene data, urukundo rw'Imana ngo ruhoraho iteka ryose. Niko Dawidi yabivuze avuga ngo nimushime Uwiteka ko ari mwiza, ngo imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Burya iyo tuvuga urukundo rw'Imana, cyane cyane mbonamo ibintu bitatu: n'Imana igira neza, n'Imana iduhera ubuntu, ndetse n'iyo twayigomeye n'Imana igira imbabazi, kuko ari umutunzi w'imbabazi. Haleluya. None rero udukomeje hano aho badusomeye, turasoma ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Ndetse iyo ugiye mu Baroma, Pawulo aravuga ngo turi abaragwa.
ndetse turabaraganwa na Kristo. Njya mbwira abantu bakambwira ariko ese mbona se wowe kuko udafata kukadivayi, udafata ka champagne, ibyo byose nabinyuzemo, ndabizi hari ukuntu ubone bimera, ariko nabonye ibiryoshye kurusha gutunga Yesu. Haleluya. Kuba mu rukundo rw'Imana, kuba muri rwa rukundo ruhoraho, rwa rundi rwatumye itwiyegereza ikadukuruza ineza. Imana ihabwa icyubahiro. Noneho akavuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ngo ariko uko tuzamera ntikurerekana. Ngo icyakora icyo nzi, icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Ngiki cyo mbifuriza uno mugoroba bene data, ngiki cyo mbifuriza bashiki banjye turi kumwe hano. Uvuga ngo niba turi muri ino si hakaba hari ibintu twigomwa, hakaba hari ibintu tuvuga ngo ibi ngibi ntawe tubigenderamo, kandi wenda harimo inyungu nyinshi kuri ino si, byaba ari igihombo gikomeye tutagiye mu ijuru. Nkunda indirimbo bavuga ngo muri ino si nta mugabane, muri ino si nta mugabane, kuko urabirunda byose bikaba byinshi, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo turunde iby'isi ariko tutazi abazabijyana. Tumaze iminsi ndetse turacyabirimo tujya i Rusororo bune guherekeza abantu bitabye Imana cyangwa se abantu bavuye muri ino si. Na iyo ugezeyo ukareba ukuntu imisozi irimo igenda yuzura imisaraba, ukibuka yuko muri abo ngabo harimo abatunzi wenda bo n'ibya mirenge, ubibuka ya ndirimbo ivuga ngo muri ino si nta mugabane turimo, nta mugabane dufitemo, ahubwo twebwe nimuze duharanire kuzajya mu ijuru. Aho ngo tuzabane n'Imana, tuzajye tuyibwira ngo twakunambyeho, none ubu ngubu turabana nawe, maze azajya duhanagura amarira. Haleluya, haleluya. Kuko ndababwira ijuru ririho, ijuru ririho. Nasomye igitabo cyitwa Life After Life, ubuzima nyuma y'ubuzima, cyanditswe n'umunyamerika w'umudokiteri, ntabwo ari umuswa cyangwa se umuntu intuzi. Icyo gihe ndagisomaga, twarimo gusoma n'ikindi cyanditswe n'umukongole hajya cyitwa gwikimami va abederi ya ibederi, ugasanga wa munyamerika arimo arahuza na wa mukongole wanditse igitabo, arimo avuga ibyo umuntu witabye Imana nyuma yo kurwara cyane n'intambara nyinshi akajya mu ijuru, noneho akagaruka mu mubiri, noneho akavuga ibyo yagiye abona. Ugasanga wa munyamerika wakoze experience ku bantu bagiye muri koma benshi, abakora accident, abapfa ariko nyuma bakagaruka, ugasanga nawe nibyo. Ndababwiza ukuri, byaba ari igihombo gikomeye. Rwa rukundo ruhoraho, ya neza y'Imana, bwa buntu bw'Imana, za mbabazi z'Imana bitadufashije gutera intambwe ngo tuzagere mu ijuru, cyaba ari igihombo gikomeye. Nizo mpamvu Yohana arandika ngo uko ibyo ari byo byose ntabwo tuzi ko tuzasa, ariko kimwe cyo ndababwira ngo ijuru ririho, kandi ndaharanira kuzarijyamo, kandi icyo gihe nzabona Yesu. Ijambo rikambwira ngo azampanagura amarira, ibyo narizemo byose, ibyo nanyuzemo, ibyandijije, byose azavuga ati mwana wanjye komera, kuko ubone warwanye intambara nziza, none urangije urugendo, udore ikamba zawe. Niho yandirimba ngo tuzambika amakamba. Haleluya, hari akaririmbo nari nateganyije. Burya iyo umuntu rero ari bubwirize hano uza wapanze, ariko noneho indirimbo zaza, komantere zaza, Imana ikaguha irindi jambo. Hari akaririmbo ka 77 kavuga ngo nimurebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, hinduwa abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro, tuzanezerwa cyane mw'ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mw'ijuru.
ibyo rero kugira ngo tubigereho, ibyo kugira ngo tubigereho nura murongo wa nyuma ngo kandi ufite ibyo byiringiro byo kuzajya mu ijuru, ufite ibyo byiringiro cyangwa se ufite uko gushaka kujya mu ijuru akabiharanira, nk'uko baturirimbiye ngo abazaba batsinze urugamba ngo bazabana na Yesu. Ufite ibyo byiringiro, ibyo byiringiro byo kuzabona Yesu, ngo yiboneza nk'uko nawe aboneye. Haleluya. Ubu nicatse nahagaraka nkajya kwicarira, ariko ni mu indi minota 5 mikeya cyane. Iri ni ijambo rikomeye bene data. Nibyo turaririmba urukundo, ariko cyane cyane intego yacu si ukuba muri runo rukundo hanze hano hasi. Nibyo icyo nabonye nuko iyo uri muri Yesu Kristo, iyo uri mu Mana, hari byinshi ikurinda za accident. Ndabwira rimwe udutuye hariya Kibagabaga, nzamutse hariya ku bitaro, umuhanda ugana ku bitaro, ngana simbiza abajene niba mujya kwa unuza kuri Pilipili, ariko ntabwo mbifuriza. Nuko ndimo hata mbete byari masaa moya, nagahanda gatoya, icyo gihe imodoka ziba ari nyinshi, ntangiye gukata kucya numva umusatsi mvuyeho. Ndababwira ukuri, nabonye Satani igenda. Natangiye gukata gutya, numva umubiri umvuyeho, umusatsi umvuyeho, none ubwo sinajya imbere mba immobilize. Ngiye kubona mbona ikintu cy'umukara kimeze nk'imodoka kirahise kuri vitesse twita exponentielle. Nabonye Satani igenda. Haleluya. Nabonye Satani igenda, ariko nabonye n'Imana itabara. Haleluya. Nabonye Imana itabara. Ikigiye ubwo ne mware kuba mwaranyibagiwe, ntabwo ari kuvuga muzerekana, kuko iyo icyo kintu kinyase ni imodoka yari kubushingwe, ngewe ngira ngo ubone ntibari kubona n'ingufu. Cyari ni ikintu giteye ubwoba, kandi nari maze iminsi nsenga bakambira bati Imana igukirije urupfu. Amen. Nuko rimwe rero ubwo bigenda gutya, nabonye Satani igenda. Hanze hano hari Satani, hanze kandi Satani irakomeye, ariko nabonye Imana. Nabonye urukundo rw'Imana, urukundo rw'Iteka. Imana igira neza, Imana iduhera ubuntu, Imana igira imbabazi, kuko n'umutuzi imbabazi. Haleluya. Petero arashimangira rino jambo ngo ufite ibyo byiringiro niyiboneze nk'uko umwami wacu Yesu aboneye. Nawe arabyandika neza cyane, akavuga ati nimube abera kuko ubu nawe ari uwera. Reka mpasomere maze tugane ku musozo. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya mbere, turasoma imirongo mike kuva kuri 13, ngo nuko umukenyere mu mitima yanyu mwirinde ibisindisha. Ndababwira, wenda ntabwo nigeze kuba umusinzi, ariko iyo umuntu ari muri biriya bisindisha, amafaranga agenda. Kera ntangira akazi nigishaga muri university, wafataga inoti y'igihumbi, ugafata umusore mugenzi wawe, mukajya hanze, icyo gihumbi mukaguramo inkoko, unabyeri zibahagije. Ubu ngubu byeri mwe simbizi, iyo natuka ahari zigura na bitanu. Nimutekereze, iyo umuntu ajya mu kabari umunsi ku munsi, amafaranga atinjira mu rugo, amafaranga yinjira mu kabari. Petero rero akandika ngo nuko mukenyere mu mitima yanyu mwirinde ibisindisha. Niba turi muri rwa rugendo rugana mu ijuru, hari ibyo tugomba kwirinda. Tugomba kwirinda ibisindisha, kandi mwiringire rwose impano y'ubuntu umuzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Nahishurwa ndakwifuriza kuzasa nawe. Nahishurwa ndakwifuriza kuzaba uhari. Haleluya. Tuzanezerwa cyane. Oya, reka dukomeze iminota irimo iragira. Kandi ngo mube nk'abana bumvira.
ntimwishushanye n'irari imwagiraga kera mukiri injiji, ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose. Haleluya. Nk'uko uwabahamagaye. Niba turi muri rwa rugendo rugana mu ijuru, hari ukuntu tugomba kwitwara. Niba dushaka kuzasana Yesu, niba dushaka kuzamubona, niba dushaka kuguma muri urwo rukundo rw'Imana, urukundo ruhoraho, urukundo rw'iteka, imbabazi z'iteka, hari ukuntu tugomba kugenda bene data, kuko biranditse ngo mube abera kuko ndi uwera. Imana iduhana umugisha. Nyuma y'iri jambo bene data, ndagira ngo numve, hari igihe tujya tuvuga ngo umuntu ahaguruke, ariko ndagira ngo muhagurutse mwese, buri muntu atekereze ibintu bikomeye Imana yamunyujijemo, atekereze za mpfu nyinshi iwaciyemo, ariko ubu ngubu ukaba ugihumeka umwuka w'abazima. Utekereze hahandi wanyuraga urimo wububa kubera ko warimo ugendera mu nzira zidakwiriye. Utekereze rwa rukundo rw'Imana rwatumye agukuruza neza, akakwiyegereza. Ubu ngubu ukaba uri mu nzu y'Imana. Imana itugirire neza twese. Ndagira ngo duhaguruke maze dutekereza uko kuntu, dutekereza kuri urwo rukundo, dutekereza ku ineza yayo, dutekereza ku buntu yatugiriye, dutekereza ku mbabazi. Twongere uduhige umuhigo ngo nzomatana nawe kandi ndashaka kuzakubona. Imana iduhana umugisha. Reka twisengera Imana. Twongeye kugushima Uwiteka Mana Data, uri Imana igira neza, uri Imana idehera ubuntu, uri Imana y'urukundo, uri Imana igira imbabazi nyinshi cyane, kuko ijambo ryawe ratubwira ngo uri umutunzi w'imbabazi. Haleluya. Turi imbere yawe umwanya nk'uyu nguyu, twongeye kwibutsa ku rukundo rwawe, duhereye kera kuri rwa rundi wakunze ubwoko bwawe, ariko kubera ko uri Imana yakunze abari mu isi bose, kandi ngo ukadukunda cyane, urwo rukundo rwatumye natwe rutugeraho, abitwaga abanyamahanga. Ubu ngubu twitwa abana bawe, kuko turi muri ba bandi bemeye ubutumwa bwiza, turi muri ba bandi twavuze ngo ibyo byose udutandukanye na kamere zacu, udutandukanye n'ibya kera. Ubu ngubu turi abakirisitu, ubu ngubu turi mu nzira igana mu ijuru, ubu ngubu turi ibyaremwe bishyashya. Ndasaba Imana ngo ugenderere buri wese, utubabarire kuko n'ubundi turi mu isi, turakosa, dukora ibyaha, ariko ibyiringiro byacu, ugushaka kwacu ni ukuzabana nawe mu ijuru, ukazaduhanagura amarira, maze tukazajya tukuririmbira ngo uri uwera, uri uwera, uri uwera Mwami Imana. Utugire neza Mwami Imana. Reka amahoro, umugisha bibe kuri buri wese, kandi byose bikorwe kugira ngo icyubahiro gishyirwe hejuru. Ibyo ushaka bikorwa mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.